umutonzi w'inzovu zo muri Afurika ushobora gukora ibintu byinshi bitangaje. Ufite imbaraga nyinshi kandi uba ushobora kwihina mu buryo bworoshye. Ushobora kurandura akatsi kamwe cyangwa ugahirika igiti kinini. Hari inzovu zimwe zikoresha umutonzi wazo kugira ngo zigaburire, kandi zishobora kurya ibiro 270 z'ibyatsi buri munsi. Zishobora gukoresha umutonzi wazo nk'umuheha zinywa amazi, cyangwa zikamera nk'ava mu isoko, kandi ukazifasha guhumeka ziri mu mazi. Inzovu ushobora gukoza umutonzi ku zindi buhoro, igaragaza ko zishimiye, ikawukoresha isunika ikintu cyangwa ihumba. Abahanga benshi batangazwa n'uko umutonzi w'inzovu ushobora kwihina mu buryo bworoshye. Ibyo biterwa n'uko nta magufa ugira, ahubwo ukaba ufite imikaya igera ku 150. Imiterere yawo ituma igira ingufu nyinshi. Abashakashatsi barimo kwigana umutonzi w'inzovu bakagerageza gukora imashini zishobora kwihina no kurambuka mu buryo bworoshye. Inganda nyinshi zigenda zikora ibintu byiza kurushaho, zigendeye ku bintu bihambaye biri muri iyi si. Ubitekerezaho iki? Ese umutonzi w'inzovu wapfuye kubaho gutyo gusa?